mumeze mute bakunzi ba Rosette Vibes, twizeye ko muri amahoro mumerewe neza. Ibyo mubona rero nibyo tugiye guteka ubu. Twabikatakase tubishyira ku ruhande kugira tubyegereze bitaza kutugora. Murabona karoti, ibibiringanya, imiteja, pavuro, inyanya, so n'ibirayi, muraza kubona n'imiceri byose. So nkuko mubibona ku birayi tugomba guhindura system y'ifiriti tugakata nyine shape like kuriya. Aho rero twashyizeho amavuta duhita dushyiraho imiteja mugomba kuyikatamo kabiri nibwo ibimeze neza. Kandi imiteja ntabwo igomba kugira gushya, ibigomba kuba ikocoka ntabwo igomba gushya. So na karoti biterwa na shape kunda niyo ugomba gushyiramo. Twahise dushyiramo karoti zimaje gufata amavuta duhita dushyiramo ibibiringanya. Ese mbabazi mwemeranya nanjye ko ibibiringanya ari intoryi za kizungu? Muri comment mushyireho comment niba mwemeranya nanjye. Aho ngaho twahise tuvangamo ibibiringanya, turabivanga kugira ngo bifate amavuta. Ibibiringanya rero buriya birya amavuta cyane. Noneho mu rwego rwo kwirinda ko bitwara amavuta menshi bishyiramo nyuma. So twabivanze, tumaje kubivanga aho twari turi gushyiramo pavuro n'igitunguru muri ya mavuta yawe makeya. So mu rwego rwo kwirinda amavuta menshi, iyo ushyizemo ukoresha amavuta make wangiza ugashyiramo amazi utuzi dukeya cyane kugira ngo bize kwivanga nyine amavuta aze guhura n'imboga zawe watetse. Twari turi gushyiramo pavuro n'igitunguru kugira ngo ibiryo byacu bibe bihumura. N'abakunda tungurusumu bazishyiramo kuko tungurusumu nazo ni umuti. Ubwo wamara rero kubishyiramo ukavanga. Twibutse ko imboga zacu zitagomba gushya. Imboga ntabwo imiteja, especially imiteja na karoti ntabwo bigomba gushya. Twahise dushyiramo inyanya, tumaje gushyiramo inyanya turavanga, turapfundikira kugira ngo inyanya zishye. Zimaje gushya twahise dushyiramo salisa y'iwacu na tomato paste y'imahanga dushyiramo kugira ngo isosi yacu ibitukura. Ibaze rero utashyizemo salisa ukuntu iyi miteja yawe imeze. Murabona ukuntu imiteja imeze irimo agasalisa, irasa neza cyane. Twashyizemo n'akamagi kugira bigende neza. Twahise dushyira umuceri ku ruhande, tuwushyira ku muriro. Tumaje kubishyira ku muriro tubanza mu mavuta, turawukaranga. Umva urawuvanga umuceri mu mavuta kugeza aho uhumuye. So wamara guhumura ubona ko wafashe amavuta, ntabwo ukoresha amavuta menshi. Imaje kubona ko wafashe amavuta uhita ushyiramo amazi ashyushye uba wabanje gushyushya ku ruhande. Kandi ntabwo ushyiramo amazi menshi, ushyiramo amazi makeya kugira ngo umuceri ushye wibara. Kandi umuceri ntabwo ugomba gushya cyane ube nk'igikoma, ugomba gushya mu rugero. Yes, nkunda umuceri uhiye cyane So ushyiramo amazi makeya rero. Ku ruhande rero twari twashyizeho agafiriti mwabonye ukuntu twagakase nyine bitandukanye nk'uko dusanzwe dukata ifiriti. Uku rero tuyikata bituma ifiriti ishya vuba. Iyo wayikase gutya bituma ifiriti ishya vuba, kandi ubona ko nyine ifiriti ari agafiriti gafite shape gasa neza. So aho ngaho nyine ifiriti yacu twari turi kuyihindura, yasaga nkaho yahiye. So murabona ariko see the food. Twibutse gukora subscribe, comment na like niba mukunze ibyo mukora. Ciao.